Mfata umwanya mwiza mbasuhuze mbaye ikaze kuri Sinizabad Group. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Felicien, turi kumwe na madamu we, turi kumwe n'abanyamasengesho. Uyu munsi reka ntangire mbasuhuza. Nyakubahwa Felicien, muraho neza? Amahoro y'Imana n'ubuntu Imana itanga bibe muri wowe mu izina rya Yesu. Ndabona wambaye nk'umupastor noneho uyu munsi ntibisanzwe. Gahunda nuko tawo bihuri. Ariko iri jambo menya ryaragufashije. Duherutse gusenga tugira ibihe byiza, twiga ijambo rivuze ngo ntaho bihuriye. Ni ijambo Paulo yandikiye Abaroma arababwira ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Bisobanurwa ko ntaho bihuriye. Ubuzima bw'uyu munsi bugoye abantu ntaho buhuriye n'ubwiza tuzahishurirwa. Hanyuma mu nyitabe, haleluya. Amina. Ndagira ngo tuguhe ikaze nyakubahwa, mutwibwire abo bantu muri kumwe ni bande? Okay, uri kwirunda kuri paruwasi. Imana iguhe umugisha. Muyobowe na mushumba bita Bayingana Vesa. Imana ishimwe. Hanyuma twakiriye Felicien, nawe watwibwira ukadusuhuza. Jewe na Prophete Felicien mu Rwanda shaka ngira ngo dusanzwe tuziranye. Hanyuma nkaba ndi umuyobozi wa Group Sinizabad. Niwe muyobozi ikaba na Sinizabad TV. Niwe muyobozi wa group. Yes. Turi kumwe na madamu nawe nadusuhuze. Haleluya, haleluya. Amen. Nitwa Imana ishatse Betty. Amen. Akaba ari we madamu wanjye. Amen. Baramuzi se? Aga nari muzi. Yuri akaba ari umukobwa wanjye mutoshye. Ariko muraberewe kwezi. Muraberewe. Uyu nguyu akaba ari umukobwa abana bawe w'imfura. Uwo niwe mukobwa w'imfura. Bamwita byose niyo teta. Byose niyo teta. Uyu nguyu bakabamwita isubiza neza rusukundo Joshua. Uwo muteruye. Uyu nguyu bakabamwita uw'amahoro Yemima. Hari n'undi. Hari n'abandi babiri bari gukina umupira arako. Undi ari ndabona nawaje. Wowe yitwa nde? Uyu wararenze. Uyu nguyu. Uyu nguyu bamwita. Ni mama wanda kumufungira igipensu. Wowe yitwa nde? Mugisha. Hanyuma ndagira ngo ba bantu bari kumwe nawe bagaruke, hanyuma bangira ikintu mbabaza. Iyo tuvuze ngo Sinizabad bisobanuye iki? Icyaha ni kibi. Icyaha ni kibi. Icyaha ni urubori rw'urupfu. Wabibitsemo urupfu muri wowe. Kuki watekereje? Ndagira ngo ubaze ikibazo Felicien. Iri zina ngo icyaha ni kibi wabitewe n'iki? Kuki watekereje iki kintu? Wari wabuze ikindi kintu watekerezaho? Kuki wahisemo iyi nsanganyamatsiko cyangwa se ukaba ari cyo kintu utekereza cyagutse cyane mu bitekerezo? Impamvu nuko hari umunyarwanda waciye umugani. Aravuga ngo ujya kuvuga abatari yagira gute abatarabona. Wowe warabonye rero. Twebwe twabonye ububi bw'ibyaha. Dufite aho twabikuye. Ubushize mu kiganiro twagiranye urabizi. Nakubwiye ko hari iminsi igeze muri 765. Twamaze twiga ububi bw'icyaha. Rero twafashe decision, twafashe umwanzuro wo gushyiraho Group Sinizabad ndetse ikaba na Sinizabad TV kugira ngo tubwire abantu ko icyaha ari kibi. Yego. Dufite impamvu nyinshi tutakubwira nonaha, tuzisobanura gake. Ariko ikintu cya mbere nakubwira, nusoma urwandiko rwanditswe na Yohana igice cyawo, urwandiko rwa mbere igice cyawo cya 3, ugasoma umurongo waho wa 4 kugeza ku murongo wa 9, uzasanga havuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomba. Kandi icyaha ni bwo bugomba. Yaravuze ngo muzi yuko yerekaniwe kumaraho ibyaha, kandi nta byaha bimubamo. Yaravuze ngo bana bato byakagira ubayobya, ukiranuka niwe mukiranutsi. Amen. Kuko ari umukiranutsi. Yaravuze ngo umuntu wese ukora ibyaha wa Satani. Rero twavumbuye ibanga, nta rujijo rurimo hano. Ukora ibyaha ni wa Satani.
kuko uhereye mbere na mbere satani akora iki? Ibyaha. Akora ibyaha. Dufite ingingo nyinshi zatumye dufungura sinzibadi kugira ngo tubwire abantu bibi bw'icyaha, nubwo turi kubwiye mu ncamake nitwitonde tuzakubwira birambuye. Ubu ngubu nta mwanya dufite, ariko nagira ngo umenyeshe ngo iteka ryose igihe uzaba ufite icyaha icyiciro cyawe uba ukizi. Iso aba ari satani. Hano mu Rwanda tugira ibyiciro bine by'ubudehe. Icya mbere, icya kabiri, icya gatatu ndetse n'icya kane. No mu Mana rero harimo ibyiciro bibiri. Nta rushije ririmo. Nimba ukora ibyaha so ni satani, nimba udakora ibyaha uri uw'Uwiteka cyangwa se uri uw'Imana. Imana duhana umugisha mu izina ryawe. Urakoze cyane. Hanyuma mu byishimo byinshi nabonanye uyu mubyeyi twegeranye, uyu mubyeyi wo ku ruhande wambaye rinete. Haleluya. Nishimwe. Watwibwira nawe hanyuma tukakubaza. Amazina nitwa Imana Marie Claire. Umubyeyi barizwa hariya mu itorero rya Nyakabanda muri paruwasi ya Nyarugenge. Imana duhana umugisha. Nawe uba muri groupe Sinizabad. Imana duhana umugisha. Nura mushiki wacu nawe muri groupe. Ubwo donc mwishyizamwe ngo murwanye icyaha, munakirwanye ku isi yose. Cyane. Mwasubiyemo mukavanga icyaha ni kibi. Icyaha ni kibi. Sin is bad. Icyaha ni kibi. Icyaha ni kibi. Sin is bad. Icyaha ni kibi. Sin is bad. Twiyemeje kubwira isi yuko icyaha ari kibi. Nibyo nanjye iryo jambo rirandyohera cyane. Rero impamvu nari nkubajije mama, ni mama Tetarya, mama Jojo. Uyu munsi mwakoze iteraniro, mwasenze ariko musenga mumeze nk'abari mu materaniro. N'ubwa mbere nabonye abantu basenga ukajya bari mu iteraniro. Hari ijambo mwize rivuga ngo ntabwo bihura, ntibyemera, ntabwo bihura, ntibyemera, ntabwo bihwanye, cyangwa ntaho bihuriye. Ndagira ngo iri jambo udusobanurireho gatoya, ufasha abantu bose badukurikiye ku isi yose, abari muri Amerika. Iri jambo ryavuzwe nande? Kuki iri jambo ryaje umunsi umwuka wera yari bahishuriye? Iri jambo ryazanywe n'umwuka wera, ariko ubugingo n'icyaha ntaho bihuriye. Isi n'ijuru biratandukanye, aricyo gituma ijambo ry'Imana ryavuze ngo irari rirakura rikabyara icyaha, kandi ngo ntimukararikire isi cyangwa ibiri mu isi, ngo nukunda isi, gukunda Data twese ni kuba kukiri muri wowe. Kandi iyo ukunda isi igendana n'icyaha, ariko ijuru ribamo gukiranuka, kandi abera niba mfura Imana yishimira bonyine. Kandi iyo ubaye uwera bivuga ngo ubu uri umunyamahirwe, kuko Bibiliya iravuga ngo hahirwa wabariye ibyaha bye, ibicumuro by'ibyaha bye bigatwikirwa. Ubwo hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho urubanza. Bivuga ngo umuntu wahoze akora ibyaha arabyara, Imana ishimwe, ahinduka umunyamahirwe ari umunyabyaha. Imana ishimwe. Uwo muntu rero yamaze kubona ko ibyaha byari kumujyana mu rupfu, amenya ko ari bibi. Turi muri iyo groupe rero y'abantu b'abanyamahirwe banze ibyaha, amaraso ya Yesu arabitwikira, nibaba bakibarwaho ibyaha binjira mu muryango w'abanyamahirwe. Turakangurira isi yose n'abantu bo kuri Sinizabad batwumva ko umuntu akwiriye kwanga icyaha kandi tukakirwanya. Cyakora umuntu nagira intego y'ibyiza Uwiteka azamushyigikira. Ndumva iyo ntego ari nziza. Felicien, vuga ngo abera bo mu isi nibo mfura Imana igira gute. Niyo mpamvu uyu munsi twafashijwe n'ijambo rivuga ngo ntaho bihuriye. Ariko iryo jambo ryanditse urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, yababwiye ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe ntawe ihuriye n'ubwiza tuzagira gute, tuzahishurirwa. Abaroma 8 twahishuriwe yuko uwitwa Stefano ibice 7:54 kumanuka kugera hepfo byakozwe n'intumwa, ndetse n'ibyakozwe n'intumwa. Bibiliya yavuze ngo Pawulo Stefano bamuteye amabuye, yego, afatiye akanya umwami. Amen. Twaje gusanga rero twiyemeje no gupfa
ariko tugapfa tudahemukiye umwana Amina. mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Ya, Uwo ndumva Pawulo wicishije Stefano amabuye abona ukuntu umuntu yanga icyaha akarinda gupfa. Stefano agenderewe na Yesu yahise yibuka ibyamubayeho yicisha Stefano amabuye. Uwo Pawulo yakiriye Yesu yagiye arwanya icyaha kugeza ubwo yavuze ngo amaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Uwo Pawulo yarwanya intambara nziza nawe yahoze ari Sawuli. icyaha. Uwo Pawulo ni Sawuli. yari Sawuli imbere atarakizwa. Amaze kwakira Kristo Yesu rero yanze icyaha agira ngo intambara nziza yo kurwanya icyaha bituma ahinduka abo munyamahirwe ukaze kurya yavuze ngo niwe muntu watinyutse kuvuga ngo bagere ikirenge muke nk'uko nawe yakigeze mu cya Kristo. Ya, muranyemera mbashimire kandi nezerwe cyane nuko munganirije kuri sini za Bad TV. Mama, wowe iyo bavuze ngo kurwanya icyaha nk'ababyeyi ndabona uri umumama ugasanga abagore bari kubeshya abandi bari gukora ibyaha, nk'ubu umugabo wawe ntahari ugahita uhamagara kandi gasore cyangwa ukahamagara hari abo bita ngo abunganizi muri iki gihe cyateye, kandi umugabo wawe ntacyo wamuburanye ngo nabunganizi. Cyangwa kera bavuga ngo nabapfubuzi, ugahengera umugabo wagiye ugahita uhamagara umwunganizi kandi mwitwa ko muri abarokore. Ibi bintu nkaho nk'umubyeyi wabivugaho iki? Imana ishimwe. Nk'ababyeyi dufite inshingano nyinshi zikomeye kandi zitureba, kandi tutazubahiriza Imana izabitubaza. Dufite umurimo ukomeye wo kurera ab'Imana yaduhaye, Imana ishimwe no gukurikirana abatwara Imana yaduhaye tukabitaho ndetse n'imiryango twajemo. Ni ukuvuga ngo rero tudatanze ubure hakiri kare ngo dutoze abana Imana yaduhaye gutinya icyaha ndetse n'igisa nacyo, icyo gihe iyo dukoze ibyaha tuba dutanze uburere bubi kubo twabyaye. Ni ukuvuga ngo nk'abadamu tuzabazwa byinshi nitudakurikirana abana Imana yaduhaye ndetse nitutanakurikirana n'abatwara Imana yaduhaye ngo mubiteho. Icyambere kubera imbuto, kubitaho, kubakurikirana, kuko hari igihe umugabo ajya mu byaha bitewe n'umugore utamwitaye. Ako kantu gasubiremo. Hari igihe umugabo ajya mu byaha. Yego. Hari igihe umugabo ajya mu byaha bitewe n'umugore utamwitaye utamukurikiranye. Yego, umugore utubahiriza inshingano ngo akurikirane umugabo Imana yamuhaye. Byanze bikunze natabyubahiriza Imana izamuza ubugingo bw'uwo mugabo. Dufite inshingano ikomeye rero, tugomba gukurikirana abana Imana yaduhaye ndetse tukita no kubatwara Imana yaduhaye, tukubahiriza inshingano Imana yaduhaye neza kugira ngo tuzabashe kuronka ubugingo. Nuko tubikiranuka, tugakiranuka mu bana, tugakiranuka ku batwara ndetse no mu miryango twashatsemo. Imana itugirire neza. Yesu abaho umugisha. Urakoze cyane. Muranyemerera mbashimire kandi ndarika abantu bose baradukurikiye mukurikirana iki kiganiro. Imana niduhana umugisha, mvuge ngo icyaha ni kibi, twese tuvuge ngo icyaha ni kibi. Cyane nawe Theo ko wemeye kuza kudufasha kugira ngo dukore iki kiganiro, nubwo tugikoza akanya gato kandi tukagikora twihuse. Abantu bazi kugira ngo turi mu ikinamico cyangwa ngo ni bya bindi by'abarokore ngo baba bahaze bajya byita ngo no guhaga. Twebwe ntabwo dufite imikino kuko twamaze kumenya ko kurwanya icyaha si imikino ahubwo ni urugamba. Hanyuma rero bisaba kugira ngo ikintu cyose ugiye gukora uri kurwanya icyaha uba wiyemeje. Hanyuma tugushimira uburyo wafashe umwanya wawe nawe ukaza kudufasha kugira ngo dukoreshe iki kiganiro n'abandi bose bagerageje kugikurikira. Imana ibumugisha. Reka mbashimire mbabwire ngo nawe ubutaha ariko uriya mubyeyi di mama nabonye utungwa n'ibyishimo kenshi. Kunda guseka. Mama Ru nicyo babwira abantu bahora mu gahinda. Ndagenda mbaza abantu nicyo babwira abantu bahora n'agahinda nkaho Imana yabo yapfuye. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Umuntu ugira umubabaro cyangwa se umuntu uhora afite agahinda, ahora yifashe ku itama, namubwira ngo ibyo iyo Yesu yamugezeho agapfa nyine nta kundi tubizi ko abamwizeye bakizeye izina rye abaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ukimara kumenya rero ko uri umwana w'iyeri tuyahera hirengera, amina, ukamenya ayo makuru, nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo wihebe utekereze iby'ejo hazaza kuko ejo saha. Urakoze cyane. Muranyemera mwese murebe hano mbashimire mbabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi ndabakunda.
kuri Siniza Bad TV ndetse na Siniz Group. Abanyamasengesho bose badukurikira bari muri Amerika, bari muri Australia, Asia, Europe ndetse n'abanyafurika muri rusange, by'umwihariko abantu tubana muri gihugu cy'u Rwanda, babwire ngo Imana w'umugisha nawe utaha. Nyakubahwa, nyemera watura umugisha ku bantu b'Imana badukurikira. Natuye umugisha ku bantu bose bakunda Siniza Bad TV, bakaba ari abakozi ba group Siniza Bad. Natuye umugisha ku bantu bari muri Congo Brazzaville, barimo ba Maria Violette. Natuye umugisha kuri ba Chanceline bari mu gihugu cya Amerika n'abizaza dukurikira. Natuye umugisha kuri ba Chanceline. Natuye umugisha ku mukobwa wanjye uri hariya mu bihugu by'Uburayi witwa Jacqueline, ndetse na hariya mu bihugu by'Abarabu hariyo abakunzi benshi ba Siniza Bad. Natuye umugisha no ku banyarwanda muri rusange, n'abaturanyi b'Abarundi, Abakongomani bose n'Abarundi n'abo mu Uganda n'Abatanzania, abantu bose biyemeje kurwanya ibyaha, baze dufatanye turwanye ibyaha mu izina rya Yesu. Dushimira kandi ko mwadukurikiye, ubwo mwabonye dukora ikiganiro dusa nkaho turi kuseka dufite ibyishimo, nuko tuzi neza ibyo turimo, dufite amakuru afatika. Yuda yaranditse aravuga ngo dushishikarire kurwanira ibyo kwizera, turwanya icyaha. Rero ni urugamba rwatangijwe na Yesu wemeye no kumena amaraso ye, n'abandi bose nk'intumwa zigenda ziyamena, n'abandi twese twiteguye kuyamena kubwo kurwanya icyaha. Imana izabibashobozemo. Barack Obama yiyamamaza, hari sirego yari afite, yaravuze ngo yes we can. Twese tuvuge ngo yes we can, we have to fight a sin, we have to fight a sin. Tugomba kurwanya icyaha because sinners are bad. We are ready. Thank you. Ndabashimiye rero. God bless you. Hasta la vista. Amen.